tubonye ko abisirayeli abo dufite uyu munsi ntaho bahuriye n'Imana pe. Ibyo mwiga byose bababwira ngo urusengero rw'i Yerusalemu ruzasanwa. Yesu yaravuze ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Uru rusengero rwarasenwe ku buryo igihe nakoraga ubushakashatsi nabonye yuko ngo n'ahantu fondasiyo yari iri hadashobora gupfa kumenyekana. Nubwo bavuga ngo ahantu hubatse umusigiti muri Palestina ngo niho ngo uru rusengero rwari ruri n'ibindi byose, ariko ngo fondasiyo y'ahantu yari iri 100% ntabwo babasha kuhamenya, kuko Imana yarahasenye irahasakiza ikoresheje Titusi. Imana yatandukanye n'ubwoko bwa Isirayeli by'iteka ryose. Umwisirayeli uzakizwa azakizwa nk'uko umunyamerika akizwa, nk'uko umuhinde akizwa, nk'uko umunyarwanda akizwa. Nta bindi, nta rundi rutabi. Niyo mpamvu n'intambara iri kubera hariya nta kindi kintu ishobora gukora kidasanzwe mu bintu bigendanye n'ibyo Bibiliya yigisha. Nta buhanuzi bishobora gusohoza, ntaki. Biriya ni za ntambara nyine zavuzwe ko zizaba kurinda kugeza igihe Yesu azazira, ariko ntacyo zifite kigendanye n'iby'ubuhanuzi bwigisha, nicyo ibyanditswe byera bivuga.